Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, turi hamwe na Sentama kuri mikro, niwe mwumva. Turabararikiye gukurikira amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba wo kuwa 22 z'ukwezi kwa 4 2025. Mfite umutumirwa Mushakamba, wiriwe neza, uraho? Sentama wiriwe Mushakamba, wiriwe neza? Yego, umunsi wagenze neza. Umunsi wiriwe umeze neza Mushakamba. Bwije hari amakuru, reka tugire tuyanyuremo tuyageze ko badukurikiye bamenye yava n'iyagana. Amakuru turayafite, ariko ibya Kongo birimo birahinduka buri kanya. Ngo byasubiye rudubi niko babivuga neza. Byasubiye ibubisi. Byasubiye ibubisi, ubu wari kare na amakompora n'iki byose ni Abantu bakunda kuvuga ngo intambara nibwo igiye gutangira. Nibwo itangiye. Ariko nibyo pe. Noneho Kinshasa barimo bararira. Bararira ngo AFCM 23 ngo igarukanye ngo imbaraga, noneho ngo n'intego zo kwijyana Ikisangani. Niyo gahunda, ariko ko iyo umuntu yanze kumva Ikisangani ni Kinshasa. Hanze kumvira idoha buriya bazumvira mu mashyamba. Baravuga ngo urgent, ngo après l'échec des discussions de Doha, les combats ont repris entre les FARDC et la FCM 23 cet après-midi dans le territoire de Walikale. Les rebelles manifesteraient depuis ce matin la volonté d'avancer jusqu'à Kisangani et Kalemi. Aha urumva icyo bavuga, baravuga ko ngo ibiganiro bimaze gupfa nyine binaniranye, byanze ngo intambara, imirwano yubuye hariya muri Walikale mu gitondo cy'uyu munsi kuri 22 z'ukwa 4 2025. Yego, ngo baracyabita abarebere, ariko baravuga ngo ARCM 23 ngo iragaragaza intego n'ubushake bwo gukomeza kugera Ikisangani na Kalemi. Yego. Ibi rero ni kigaragaza ko byasubiye rudubi. Bakongera bakavuga bati les négociations de Doha ont échoué et les offensifs de la CM23 ont repris. La cible est la ville de Kisangani, Uvira et Katanga. Pour ceux qui voulaient la sera servi dans un plateau à nord, donc destination finale Rubango. Intego ni ukugera Uvira, ni ukugera Kalemi, ni ukugera Ikisangani, ariko noneho hakaba intego nyamukuru yo kugera Kinshasa. Ubu rero ahubwo buriya Tshisekedi ni nko kubatumira. Ni nko kubatumira byo. Yabatumiye. Afite umuntu muri inyuma witwa Umubirigi urimo umushuka. Ariko aherutse no kuzana abandi. Ejo twavuze indege. Twavuze indege, twarayibonaga rwose. Ni nka wa mwambi n'umuheto. Kimwe gishuka ikindi bitari bujyane. Ariko umwambari we w'umurundi we amerewe nabi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Uraho yarahohotse nta nubwo akiri uwo kuvuga. Arakubitwa umusubirizo, noneho agiye gukubitwa impande zose kuko n'abo bafatanyaga nabo bamuhindutse. Wazalendo bahoze bahamagara abayobozi babo bababwira bati mutwemerere rwose, tubahaye iminota 20 nimutadusubiza aba barundi turabarasa. Barabona induru yabo.
yego barabivuga ariko n'ubundi bagafatanya kujya kurwana, yego kandi iyo bageze imbere gupfa wazarendo yiruka mbere hagapfa abarundi, yego nabo baba bari kugira ngo babone ibitambo ababapfira bajyana. yego ariko reka turebe zimwe mu ngingo tujye kugarukaho. yego abasirikare b'abarwandofone Kinshasa bari kwicwa, kandi noneho bari Shakamba ndetse bakagiye ngenda kumva. yego abasirikare b'abarwandofone Kinshasa batangiye kwicwa mu magereza bakoresheje uburozi. yego hari uwo bamaze kwica mu kanya. Yego, hakaba indi ngingo ya kabiri ni turabiburebe nyine by'ibiganiro bya Doha byakubise igihwereye, byaguye mu isayo yego y'amanyanga ya Kisekedi. ubundi turebe iby'iyi mirwano yubuye muri Warikare ariyo n'ubundi twatangiriyeho. yego mbere y'uko rero tujya kuri izi ngingo bwana Sentama, ndagira ngo unkundire manze nkusomere ubutumwa. ndagira ngo unkundire yego mbanze nkusomere buno butumwa bwa Karidinali Abongo. Karidinali Abongo ngo yamurasheho yarashe kuri Kisekedi. Yego, amakuru yemeza ko Bongo yagize ati yego ifatiye ku gahanga kuri Kisekedi, arangije ati gutera indirimbo y'u Rwanda yarahararutswe. yego babwiraga Kisekedi ati ni gute wibaza ukuntu Kongo ihemba umudepite yego ibihumbi 35 by'amadolari buri kwezi kandi ikenye. yego Karidinali Abongo yakomeje agira ati abayobozi biba 60% bya bije y'igihugu. yego Abongo ati Abongo nta guca ku ruhande. yavuze ko abaturage benshi baziyunga kuri AFC-23 kubera ubukene baterwa n'abayobozi basahura igihugu. Ati ntabwo ikibazo ari u Rwanda, ikibazo nitwe abanyekongo ubwacu. yego aya magambo arashaririye mu gutwi kw'aba-UDPS. abantu nibumva ahari uburuti indirimbo u Rwanda yaraharurutswe, indirimbo y'u Rwanda bataza kumva indi ndirimbo, ahubwo bisobanuye kumwe Kongo igi n'ikibazo ivuze cyose ikitakana u Rwanda. ngira ngo birumvikana mushaka cyane rwose, ikibazo igize cyose ikitakana u Rwanda. aho wavuze uti indirimbo batera y'u Rwanda yaraharurutswe, abantu wenda bataza kubyitiranya n'indi ndirimbo, ni ukuvuga ni kuriya Kongo ikibazo igize cyose yitakana u Rwanda. hariya rero yababwiraga ati guhora mwitakana u Rwanda twarabimenye, nta gisobanuro bigifite imbere yacu. yego ahubwo ikibazo ni n'abayobozi, ikibazo ni abakongomani si u Rwanda. yego yego ngira ngo ubu butumwa bwa Karidinali Abongo burisobanuye cyane. ahubwo twinjire ku cyo turita inkuru zacu. twinjire ku nkuru zacu turebe uko ibintu bihagaze Kinshasa, kuko ntibyoroshye. abarwandofone bari kwicwa, atari ukwicwa ngo bicwe no kunigwa, ahubwo abari mu magereza barimo kwicwa hakoreshejwe uburozi. yego uko ni ukuri mushakamba, ngira ngo mu kanya bihuze n'ibyo bakoze bashushanya Doha. reka aho wenda tubanze dusoma ubutumwa. bwana Sentama, yego ndagira ngo tubanze turebe urugero rw'uwapfuye rw'uwishwe tunamwishe, kugira ngo tubone kubisobanura, nibura hari ibyo twabwiye abantu batumva ko ari inkuru yego ubutumwa nkore ku busome.
nabusoma. yego aho nabukoherereje cyane ko buri mu gifaransa. reka nze mufungure ndebe ngira ngo naryo tangazo nari ndibonye. niba gukunda rigafunguka turabikoraho. yego mbanza urebe uyu mugabo w'umuoriyentana koroneri wishwe. yego ubundi tujye ku by'uko yishwe n'amakuru aturuka i Kinshasa. yego tuyavuge yose dutamaze Kongo noneho tubihuze. uyu ni umugabo n'ifoto yahari, ni umugabo w'umusore ubona ari umusore rwose nambara akarugu. yego ni umugabo ufite ipeti na koroneri. inkuru iravuga iti c'est avec tristesse que nous tenons à vous informer de la mort du colonel Antoine Rutambuka, mort survenu à Kinshasa suite à une maladie de quelques heures. Isobanura ngo urupfu rwa Lieutenant Colonel Antoine Rutambuka. yego akaba yaguye Kinshasa Ndoro ni muri ya gereza ya gisirikare ngira ngo. yego azize indwara y'amasaha make. ni ukuvuga yarwaye umwanya muto, ntabwo yarwaye umwanya ahita apfa. rero bimushakamba nta kindi kimwishe. umuntu utararwaye, umuntu utarivuje, wajya kuvuga ko umuntu yazize uburwayi. ntabwo ari uburwayi, ni bya bindi babafataga uko biboneye. ikibazo si icyo. amakuru nahawe n'abantu baturutse Kinshasa cyangwa se amakuru nahawe n'abantu bari Kinshasa kandi b'abasirikare. yego uyu mugabo witwa Antoine Rutambuka, ubundi ni Rutambuka abantu bo muri Karehe Ishanjo baramuzi. yego uyu ni umusirikare, ise yahoze nawe yitwa Rutambuka arazwi Ishanjo. yego ise ni nka bariya ba Mayanga, yahoze ari umunyatura. yego noneho kundi babashyize mu gisirikare, bamushyira mu gisirikare, we bamuha ipeti rya koroneri. yego bajyanwe Kinshasa n'abanyatura. urebye babaye abasirikare, urumva yaramujyanye nawe aramutwara n'umuhungu we. yego uyu ise we yari ari Goma, ariko nawe ajyanwa Kinshasa, ariko atagiye gufungwa ahubwo mu kwa guhunga. ubu kano kanya ise ndumva yari mu gice cya niba atari Kananga ni za Kitona aho ari gukorera. Kananga ni Kasai. muri bino bice bifite ikigo cya gisirikare, niba atari Kananga ni Kitona gutyo. ni Kamina. Kamina ni Kamina. Kamina ubu hahoze ari muri Katanga. yego ni Kamina niho yari arimo akorera. amakuru aremeza ko ngo ushobora kuba ahubwo we n'abandi barwandofone bashobora kugumuka kubera umuhungu wabo wishwe. rero yari muzima, bamuhaye uburozi apfa mwanya w'amasaha atageze kuri 6 yari yamaze gupfa. yego uyu rero yarafunzwe azira ko ari umurwandofone kubera amazina ye, batanarebye imikorere ya se. yego aza gufungwa gutyo. birumvikana afite icyo yazize izina rye, yazize ururimi avuga. nk'uko n'abandi benshi tuzi bafunzwe, ushobora gusanga yari no muri liste M23 yatanze. ya liste nk'uko turi bibone yari yatanze liste y'abantu barenga 700. yego amakuru rero ahari nuko Kinshasa yahisemo kubica, kuko njye amakuru nkiyamenya n'uwayama yambwiraga ati batangiye gusubiranamo. kuko uyu yagenderaga mu gatebo kaba abandi banga M23. yego ariko nyine icyatumye bamufunga cyo situkizi, gusa uyu nguyu icyo yazize. yego bavuze bati
kubera ko M23 yarumviswe cyane idoha. Amahanga ashobora kuza akadushyiraho igitutu tugafungura abarwandofone bose dufunze, ugasanga barayisanze. Yego, barayisanze. Ataho kugira bizagende gutyo, reka tubice bucece, kuko amakuru aremeza ko uyu yapfuye ariko hari n'abandi barwaye barembye. Urumva bitewe na resistance y'umuntu na karite bamushyiriye mu biryo, hari abahita bapfa, hari n'abahita bapfa. Yego. Hari n'abandi barwaye barembye bari mwiragereza. Yego. Uyu we yahise apfa, abandi nabo baracyasambagurika. Yego. Ayo niyo makuru ahari, kandi gahunda ni ukubica paka bose bashize, ku buryo Kinshasa nishyirwaho igitutu bazasanga ntawo gufungura uhari, bazavuga ko baguye muri gereza nk'abandi bose twagiye tubona bagiye bagwa muri gereza. Yego. Ubwo noneho wabihuza nuko nanone wabivugaga, nagira mbanze nguhaye amakuru neza. Yego. Yego. Twakomeza? Twakomeza, ariko abantu bafite abantu babo bafungiye Kinshasa bakurikirane hafi, by'umwihariko abasirikare bakurikirane kandi babasengere. Yego. Kuko barabona abarwandofone bizarangira barekuwe ku gitutu kandi bakiyunga kuri M23. Mushakamba, reka tubiganirane n'umusore nabonye barimo batabariza, ariko naje kubona ko byagaragaye ko ngo abantu babo bashobora kuba babimenye. Wenda ntituze kuvuga byinshi, ariko ngo yari Brazzaville, yarahunze abasha kwambuka. Yego. Ageze Brazzaville arafatwa. Genda abantu bashaka kumumenya barebe kuri channel zacu, baze kureba nomero. Batumaze turaza kubabwira, ntabwo dushaka kumuvuga amazina. Yego. Hari igihe wasanga ubaye umugambaniye kandi utabishaka. Byiza rero abantu baradukurikira, tuko badukurikira cyane cyane nk'abantu bari nko mu nkambi bari Mugombwa, cyane cyane ko uyu musore ashobora kuba abantu baba ariyo bari baza kutubaza tukababwira. Yego. kugira ngo barebe uko bamutabara, ariko nigeze kubona ahantu bashobora kuba babimenye. Kuvuga rero abarwandofone bongeye kumererwa nabi, nubwo bitari byiza, ariko noneho iyi mubiri ije niyo kubahitana. Yego. Dukomeze kuko n'ubundi birahura n'ingingo n'ubundi ya mbere. Yego, reka dukomereze ku ngingo ya mbere. Ya kabiri y'Doha muri Katari. Doha muri Katari. Doha muri Katari rero ibiganiro byakusi duhereye mu Shakamba, nibyo twavugaga dutangira. Ko ako n'ubundi twabivuze ko intumwa za AFCM ziri mu nzira. Cyangwa haciye umunsi tubivuze kuko byako zigomba gutaha. Yego. Byaragaragaraga, none kiriho nuko batashye, ko byananiranye kandi batashye ibyo baganiriye batabisinye, no kuvuga nta ubyemera, byabaye imfabusa. Bibaye imfabusa. Nenda tuze gutera intambwe turebe mu Shakamba, tuze kureba ese nyirabayazana ninde, tuze kubikora nyuma. Ariko icyavuyemo rero ingaruka zo kupfuba kw'ibi biganiro nuko imirwano yubuye mu Shakamba, nubwo yari ihari ariko yubuye. Yubuye noneho mu buryo bukomeye, uburyo byanga abantu bakurikiye ibyo narimo nsoma mu mwanya, barebye nabi Kinshasa ishobora kongera gutakaza indi migi. Dushobora kumva za Tombe vuba aha ngaha rwose. Umukanya wari uvuze ngo turareba ngo ninde nyirabayazana arigaragaza ku muntu ukurikira amakuru yacu yose. Yego.
kwa M23 yavuye Walikale, Kinshasa, ibinyamakuru birabivuga, natwe turabivuga, ariko barahavuye bukeye FARDC irahigabiza cyane, ndetse kugeza ubwo n'umurundi avuga ngo ni umudede wahakuye M23 warayisubiza. ntabwo ari ukwigabiza gusa, bishyiraho ko banasahuye. Yego, barasahuye mu baturage. nk'ibisanzwe iyo abantu basubiye inyuma ntabwo abo bahanganye bahaza. Icyo cyari gisobanuye ko hari ikishwe mu byasezeranwe. Yego. Icya kabiri, imirwano ntigeze ihagarara. Yego. kandi imirwano yose twumvaga ko ari FARDC n'abayifasha bagabye ibitero, kuko ubwabo barivugiye bati twagiye kubohoza aha n'aha kugeza ubwo bazana ikavumu, n'ubwo bagiye bakura imbwa yiruka. Yego. Aho byari bisobanuye ko uruhande rwa Kinshasa ruri kurenga ku Gahenge. Yego. Ibyo birangiye rero bageze i Doha, ibyo twabihereho turavuga tuti nta kintu tubona kizava i Doha. Yego. I Doha twashingiraga ko bishobora gutanga umusaruro, kubera ko twavugaga tuti harimo kubaha Katari, Gisekedi azubaha Katari, kuko yaravuze ko atazanahura na perezida w'u Rwanda i Katari, barahurira. Tuti M23 nayo yaremeye isubira inyuma, Katari byayo bifite imbaraga. Ariko byamenyekanye ko ibintu byari bibiri, nubwo twabivugagaho ntitubishinga hagati cyane cy'abantu ntibabiha agaciro. Twavugaga ko M23 yemeye kuva Walikale, ariko abandi nabo bakemera ko hari abantu, hari kondisiyo bahawe zo kuba hari abantu barekurwa bafunzwe. Nibwo rero bavuze ko babeshye barekuye abantu 5 nabo batari ababo. Ariko ubundi liste bari bahawe y'abantu Mushakamba, liste bari bahawe y'abantu nta n'umuri kuri iyo liste y'abantu bahawe. No kuba kuri liste. Yego. Reka mbigusobanurira ubyumve neza. Mbese ubundi M23 yagombaga kuva Walikale n'abandi bafungurwa. Tubivuge muri ya mvugo yindi tumenyereye kuvuga, hari umugabo twatumenyereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, wari umuhanga cyane mu ikinamico, na Colonel Gike Kayiko. Akaga bashumba akavuga ati nafashe majoro cyangwa se ajita wa M23. Abandi nabo rero bagiye bagaragaza abantu barekuye, aho nta n'umwe uri mu bo bafunze. Bwana Sentama. Yego. Reka masobanure neza, barabafunze. Yego. Ariko ntango bafunzwe bazira M23. Bafunzwe bazira ibindi. Reba ukuntu bimeze, no kuvuga ngo hari abantu muri Kongo bagiye bafungwa bazira kuvuga Igiswahili, Ikinyarwanda n'Igiswahili. Noneho uribuka ko muri umuna wa Nanga yari yarahawe kuba guverineri wa Bawe. Yego. Muri umuna wa Nanga yabonye ashobora kuzazira umuvandimwe we kuko yari yanafunzweho, banamukuye kuba guverineri, aratoroka yigira mu bihugu by'Abarabu. Abo bakoranaga bari inshuti ze barafunzwe. Yego. Noneho babonye ibiganiro bije babahaye kondisiyo yo gufungura abantu, babona hari abantu bafunzwe badafitanye isano na M23, ariko bishobora kwitirirwa ko bafitanye isano nayo. Yego. Niko gufata ba bantu bafunzwe bazira umuvandimwe wa Colonel Nanga. Yego. Kandi wari waritandukanije na Nanga we. Yego. Igihe bamugiraga guverineri, ahubwo abari bo bafungura, kuko barafunzwe bazira ibyabo n'umuvandimwe wa Nanga, ntabwo baziraga M23. Barangije batereka dufungura, ko kubafungura no kutabafungura nta kintu biri M23. Yego. Barafungurwa, harimo umudepite, harimo umudamu, ni 5, harimo 5. Gifite video yabo, harimo umudamu umwe, harimo uwahoze ari umudepite,
n'abandi yego n'abandi rwose nababonye. Rero ikiriho noneho mama bo bageze muri Katari bati twafunguye abantu batanze amazina, basanga mu mazina y'abantu 725 yatanze bafunzwe, basanga nta n'umwe uri muri babandi bafunguwe. yego mama 23 iti mu bantu mwafunguwe ntabwo ari abantu bacu, abo ni abanyu. Nuko nguko bigaragaza ukwinangira kwa Kinshasa muri iyi ntambara ndetse no muri aya makimbirane, ko irashaka kuguma ku mafuti yayo, itigeze igira n'akatonyanga na gatoya kagaragaza ko ishaka amahoro cyangwa kumvikana nabo bahanganye k'ubushake. Aribyo twagiye tuvuga ngo ijyanwa mu biganiro n'igitutu ndetse no gukubitwa, ikavuga ngo reka turebe ko twakoresha amayeri mama 23 isubira inyuma cyangwa yorohe. Yego rero ntabwo ku bwanjye Kinshasa ntirakubitwa ngo yumve. Yego ikeneye gukubitwa, yamara gukubitwa bya nyabyo ikabona kumva, ariko ntiyapfa kumva kuko n'umuyobozi wa Kinshasa Kisekedi yivugiye ko yavuze ngo jamais ngo ntazaganira na mama jamais tant que je serai président de la République démocratique du Congo. Ngo nta na rimwe mu gihe nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero ngiye ku bwanjye nasaba amahanga nareke kwingingira Kisekedi ibiganiro. Yego nabikenera azahamagara yohereza intumwa Goma cyangwa Bukavu baganire, bareke no kujya mu bihugu by'amahanga. Buno reka tubwire AFCM 23 yongera iminyafu, niyongere ahubwo ive ku minyafu ijye kunuza ku nkoni, ishaka ibibando. Nibikoresheje inkoni niyange zafata ibibando, ireke gutsibura ihuri kabisa. Ariko Mushakamba ibibando birakenewe. Iyo urebye abantu batangiye kuzamura kurega n'agatuza muri kariya gace, ntabwo urebye nka Samidiarasi ntabwo yakabaye yigira kuri icyo. Samidiarasi hari iminsi bayihaye yego nishira muzabibona. Yego nta kibazo rwose yiduteje. Ubundi umuntu watsinzwe wamutsinze agutegeka ati hari igihe habamo guca bugu koroshya kugira ngo abantu batabona ko ibyo bagusebya ari byo. Yego kugira ugaragaze ko uri umuntu cyangwa kugira ugaragaze uwo uri we. Yego ariko iyo umuntu yigize nabi umwereka ko nawe ufite ubushobozi butuma uhangana n'agasuzuguro cyangwa uca agasuzuguro. ngira ngo ibintu byose aba ari diplomasi mu makimbirane nk'aya ngaya. Yego ndumva twajya no ku yindi ngingo, twakomeza Mushakamba tukagera ku yindi ngingo ari nayo twahereyeho y'imirwano. Ariko imirwano irimo guca ibintu, abarundi bamerewe nabi hariya, n'abandi bose bafatanya Wazalendo n'abandi nahoze numva nabo ubwabo basubiranamo kwabo. Yego hari ibintu bibiri bituma basubiranamo. Yego iyo mama 23 imaze iminsi itabakubita, byagenda kose bagomba gusubiranamo kubera ko babesha Rwanda. Yego iyo mama 23 bihoreye basubiranamo, nanone na gatatu yabakubise ikababaza basubiranamo. Ibyo bintu bibiri bibatera gusubiranamo. Naho abarundi bo ntango barakubitwa. Yego
kuko barakubiswe banga kumva, bakubitwa Masisi yose, bakubitwa Karehe yose, bakubitwa hehe na hehe, yego kugeza ubwo bagezwa mu marembo, yego bagakomeza kurwana. yego Igisigaye rero ni ugukubitwa, ni ugukubitwa burundu. yego Bakibeshya bagakubitirwa n'iwabo no mu nzu iwabo, yego kuko bakunze indonke yego kurusha gukunda ubuzima bwabo n'ubusugire bw'igihugu cyabo. mushakamba rero ngo igisigaye kiriho burya Kinshasa ngo iha amadolari neva, abasirikare be nabo hariya bari batireka natwe twishakira yacu. None ko inzara igiye kubicira hariya hepfo, ko neza batakibahemba, muri gushakisha nabo bajya kwambura abaturage, birumvikana. niho bageze. Twavugaga rero ku by'imirwano mushakamba, ngira ngo hariya mu bice byegeranya Ngezi barakubiswe bamerewe nabi, bari bafunguye imirongo y'urugamba aha mu nzira zigera muri enye, zose barakubitwa bariruka barahunga. Yego, bamaze guhunga noneho Wazalendo yagira iti twongere dutere, abarundi bati ntimwibeshye. ubwo ngubwo bahanganye batyo ubwabo bashobora kurasana umuntu uwo ari wo wose. yego, Warikare rero ngira ngo ufite aka gashushanyo imbere yawe karimo ahantu hitwa Cambuca na Warikare. yego, aha hantu hari imirwano ikomeye. Aka kantu ureba bashyizemo hagati ni kamwe FCM 23 yari yavuyemo, ariko ubu ngubu ngira ngo umuriro watse, ko hano baravuga bati le M23 a essayé à relancer les attaques pour reprendre Warikare selon des témoins locaux. Dukurikije abaduha amakuru bahabera imirwano, AFCM 23 iri kugaba ibitero byo kongera gufata Warikare. Les affrontements entre eux et les FARDC Wazalendo sont intenses toute cette journée. Uyu munsi biriwe barwana byari bicika. Ceci fait suite à l'échec de Doha. Ibi bije bikurikira ko imishyikirano ya Doha yananiranye. Kinshasa n'a pas libéré des prisonniers de la FCM 23 comme prévu. Ahangaha ngira ngo harahura na hamwe twavugaga, ahangaha baravuga ko Kinshasa abantu yarekuye atari abantu bafitanye isano cyangwa ihuriro iryo ari ryo ryose na AFCM 23, bityo Kinshasa ikaba yabeshye kugira ngo wabisobanure bihagije. Aha rero ubaye ufite ikindi kijyanye n'imirwano, ariko ikindi twakongeraho ni uko hamaze igihe imirwano ahantu hitwa za Kazinga, ibice bireba ibice bya Gatoyi. ngira ngo ku bantu bazi biriya bice byegera ishyamba, hari video wabonye aho umusirikare mukuru wa AFCM 23 arimo aganira n'abaturage, kandi ni ahantu avuka yari asanzwe. arimo aganira n'abaturage, ni ahantu hitwa, abantu bakomeje kubaza batese ni yahe, ni ahantu hitwa Bukumbiriri. Bukumbiriri ngira ngo abazi kariya gace barahazi, ahantu hazwi cyane, ngira ngo abonye ko ari n'ahantu hameze neza. Ni muri Masisi? Ni muri Masisi. Muri Masisi aherekeza ibice bijya kwegeranya amaboko. Ibice bijya kwegeranya amaboko, Nyamaboko ni biriya bice by'amashyamba. Warenze za Kibabi ugakomeza ugenda ujya kwegera ugacaza ahantu hitwa za Nkokwe, hirya ngiyo ujya kwegera hitwa Igatoyi. Naho rero hari isasu Mushakamba,
ubwo rero warikare nikubitwa na hariya bagakubita kuko naho hagira aho wahurira na warikare. yego iyo ukomeje iyo nzira y'ishyamba. kugira ngo rero habaye hari andi makuru ufite ajyanye n'iby'imirwano watubwira. aho ku makuru y'imirwano nta yandi usibye ibice bya Kibati na Kasheberi byose niho furo y'urugamba FARDC yateye ariko M23 ibasubiza inyuma kugira ngo ejo tuzaba tubabwira aho intambara igeze kuko urugamba ruri hariya biragaragara ko ari no stop. Yego tubibutse rero ko ibyo bice uvuze ni ibice bimanuka ni muri Warikare. wanyuze Masisi teritwari ugakomereza za Nyabyondo. yego ni muri ibyo bice urenze za Nyabyondo. naho twashimira abakunzi bacu. yego turabashimiye nawe ndagushimiye bwana Sentama. yakoze umugoroba mwiza kandi umugoroba mwiza no ku bandi bose. murakoze cyane. yego turabashimiye rero turabashimiye abakunzi bacu turabashimiye cyane kuba mudukurikira tubashimiye ko mukomeje kudutega amatwi mu biganiro byose dutambutsa turabibutsa kandi bashya batarakanda subscribe turabibutsa gukanda subscribe ikandwa rimwe gusa kandi mwese abatwumva mukande like kugira ngo tumenye ko mwakunze ibiganiro byacu mukande share ibiganiro byacu mu bisangize inshuti zanyu ikirenze ibindi mutwandikire mubinyujije muri comments kugira ngo mudushyikirize ibitekerezo ibyifuzo n'inyunganizi byanyu. Umugoroba mwiza rero yari Sentama kuri mikro za radio televiziyo Nuru y'Amashariki nakagaruka.